nongeye kuguha ikaze kuri YouTube channel yawe, ngiye kukubwira ibanga ryo gukemura ibibazo. Dore impamvu abantu benshi cyane bakunda kwisanga muri ubu buzima bafite ibibazo byinshi cyane badashobora gukemura, nuko ibibazo kimwe kiba cyaraje ugasanga babuze kugikemura, ibindi nabyo bikagenda biza. Rero ngiye kukubwira ibanga ryo gukemura ibibazo byose ukabihandoringa kwisi, ukajyubaho nta kibazo na kimwe ufite. N'utubazo ufite akaba ari utwa tubazo dutonya tudashobora kuguta mu byago. Dore yuko abantu benshi cyane ibibazo bimaze kujya hari byinshi cyane, ni hahandi usanga nk'urugero inzu yayigurishije kubera credit ya banke cyangwa bamutereje banke, ugasanga baromokanye cyangwa ugasanga akoze ibindi bintu yagiye akora utubazo duke nk'urugero wenda nko kugenda agahinga wenda nk'ahantu abona yuko nta musaruro ushobora kwatanga, nta n'ifumbire yashyizemo, ntashyiremo ifumbire n'ibindi byose, ugasanga nyuma bije kugiteza ingaruka. Rero icyo usabwa gusa nukureba niba kandi subscribe kugira ngo tucyapolinga byari yose igiti kujya gutanu ku kandi. Dore yuko Nisheni y'abasirimu kandi ishyirwaho utuntu dusirimutse cyane. Ntago ari uko mba nyobeye gukora video zitabagira umumaro, ariko nyuma nshaka kugira ngo ugire akantu usigarana, kugira ngo ugire akantu wunguka, dore yuko ariyo ntego twihaye. Dore rero ibanga rya mbere ryo gukemura ibibazo, ugomba kuba uri wa muntu uri flexible, wa muntu utari slidings, udahora moving, mbega flexible ni wa muntu uhora hamwe, mbega iyo afashe icyemezo agihagararaho, akaba atari wa muntu uhindagurika. Hari abantu usanga bahindagurika, ugasanga nimba avuze uyu munsi ati nzakora iki ngiki, ejo ugasanga byahindutse. Fata icyemezo, kandi ibyo bintu nujya ugifata ujye ubanza ukora ibyo ngibyo wavuze, kugira ngo ibindi nabyo ubone uko ubikora. Kandi witondere imyanzuro yose ufata, kuko imyanzuro ufata buriya niyo igushyira muri riske. Imyanzuro ufata niyo ishobora kugutuma wenda ubona ayo mafaranga, cyangwa ugasanga iyo myanzuro ufashe itumye ibyo wari kuzageraho bipfa. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Nkwibutsa gukanda subscribe kuri murongo mugari njye uri kumva, ndi Emeteo na uploadinga video nyinshi cyane zabafasha. Dore yuko ariyo ntego twihaye, kugira ngo tujye twa uploadinga video nk'izo ngizo zibahindure ndetse zigira icyo zibamarira. Kandi nawe buri umuntu w'agaciro, uri umuntu ufite IQ iri hejuru cyane, bitewe nuko abantu badafite ubwenge, badafite imitekerereze iri hejuru, kugira ngo bumve video nk'izi ngizi byabagora. Umuntu ufata umwanya kumva ino video nuko aba ari wa muntu uzi ubwenge ndetse ufite intumbero. Abantu badafite intumbero usanga bagiye kwirebera filime z'urukozasoni cyangwa izindi video zitabagira umumaro, ariko wowe wafashe umwanya wumva video nk'izi ngizi zirimo inyigisho, kugira ngo ugire ikintu usigarana, kugira ngo ugire ikintu wunguka. Rero irindi banga ryo gukemura ibibazo, ugomba kuba uri wa muntu uhorana udushya, unique, mbega uhora wiyuburura, nk'uko inzoka yiyuburura mu bibazo byose. Bwuko buriya uko imyaka igenda yicuma, ni nako ibibazo bigenda byivugurura nabyo ubwabyo. Usanga ibibazo byari biri muri 2023, umuntu wavutse wabahoyeho mu kinyejana cya Yesu, umuzanye ubu ngubu ibibazo biriho ubu ngubu byamucanga, bitewe nuko yamenyereye. Nk'urugero, azi neza ko inzara imwishe, abikemuza kujya guhiga, akarasa izo mpongo akazirya. Ariko ubu ngubu noneho umuntu w'ubu ngubu muri 2020 azi neza ko iyo inzara imwishe, ashaka inyama, nta handi agira, akorera amafaranga, aragenda akagira akorera amafaranga, yamara kuyakorera bundi akajya kuzigura muri boucherie. Azi neza ko nta mafaranga adashobora kugira kubona inyama. Ariko uwo mu kinyejana cya Yesu azi ko afite umwambi uhetoye n'umwambi, nta kabuza rwose yarya inyama. Urumva rero aje muri iyi viziyo byamugora, bitewe nuko ubu ngubu murabizi no kurasa inyamaswa bakakubona baragufunga, byarahindutse. Cyangwa ugasanga wenda nk'urugero unazuye umuntu wo muri 2023 wo mu Rwanda, wenda reka tuvuge urugero wo mu Rwanda, u Rwanda bacyubakisha, murabizi mu 2023 hari harimo nyakatsi. Rero uzanye umuntu wo muri wari uzi neza ko iyo agiye kubaka inzu abanza gushaka utwatsi, akagira kubumba amatafari byamugora, bitewe nuko yari yaramenyereye systeme yo gukoresha ibyatsi akubaka inzu. Niyo mpamvu rero mpora mbivuga, ivugurure, bundi numara kwivugurura ujye
wa uploadinga ujye mbega ni nk'uko updatinga undi bushyashya ukavugurura system ukajyanwa n'ibigezweho ukirinda kuba uri wa muntu uhora muri analogue uhorana ibintu bishaje gusa. Ibico bizagufasha kugenana ndetse ibibazo uko bije bitewe n'iminsi y'ibihe ujye umenya kubihandoringa ujye umenya kubikemura. Dore rero irindi banga ryo gukemura ibibazo, ba uri wa muntu uhora na udushya. Impamvu mbivuze uko uyu munsi surebe ubu ngubu hari ufite ubushobozi runaka bwo gukemura ibibazo runaka, ariko haranira kugira byinshi. Mbega udushya nuko biyongera uko umeze ubu ngubu ubutaha atazaba ari kubumeze. Mbega ujye uhora ufite udushya wongeye muri systeme yawe kugira ngo ibibazo nibiza bisange noneho wenda nk'urugero ubu ngubu ushobora kugira impano hakaza utubazo tworoshye ariko ejo ntuzi ibibazo bizaza. Kandi buriye ko imyaka igenda yongera ni nako ibibazo bigenda biza bikomeye. Niyo mpamvu ugomba kugenda updatinga systeme ndi kuvuga ni ukugenda nyine ugira ibyo wongeramo mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe ukagenda ubuhindahindura ukabuha ubwirinzi bukomeye bwo kugira ngo ibibazo nibiza bitaza kuguhungabanya ugasanga birakwangije. Dore yuko abantu benshi cyane batazi gukemura ibibazo, batazi guhandoringa aya makuba babatukire. Dore yuko ibibazo byinshi usanga nta makuba aza mu buzima bwawe, ugasanga bakugurishirije inzu bitewe na credit wafashe, ugasanga wishoye mu bibazo bise bituma imitungo yawe igenda, ugasanga cyangwa wishoye mu bibazo bitewe nuko wabaze nabi business ugasanga urahombye. Niyo mpamvu mistake ni ya mbere, kwitonda nibyo bintu biruta ibindi kugira ngo ubone neza uko ukemura ibibazo. Amahirwe aza rimwe mu buzima, ariko nanone yego nubwo amahirwe aza rimwe mu buzima, menya neza ko nanone ikosa ushobora gukora ikosa. Yega amakosa yose siko yangiza ubuzima bwawe, ariko ushobora gukora ikosa rimwe gusa ugasanga ryangije ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukirinda kugira kwangiza ubuzima bwawe, ukirinda ibintu ibyo aribyo byose bishobora guhungabanya ubuzima bwawe. Dore yuko ubuzima bwawe buriya nicyo giciro gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Rero gerageza ukipinge goings, wirinde ibintu byose bishobora kukwangiza amahirwe yo mu buzima bwawe, ndetse unarwane cyane kugira ngo ubashe gutsinda, kugira ngo ubashe kugera iyo ugera. Buriya ibyo uzageraho byose bizagenwa nuko uzakora cyane, kandi nanone uburyo uzirinda, uburyo uzitwara nibyo bizagena uko uzabaho. Wakoze cyane we wafashe umwanya ukumva ino video. Nge wumvaga ndiye meteo na uploadinga video nyinshi zibafasha, ndetse hari benshi cyane bagiye bambwira muri comment yuko byabahinduye ndetse bigira nicyo bibafasha mu buzima. Niyo mpamvu mba nkoze video nk'ingiyi kugira ngo nuyibona ikugezeho uhite uvuga ati wenda uhita ujya muri comment ubyandike, ndetse unafashe abantu kugira ngo nabo bahinduke bave mu bibazo barimo. Rero wakoze cyane. Ngiye wumvaga ndiye meteo. Ibuka gukanda subscribe, kandi wakanda subscribe rero nimbara kanze ukazogera kugira ngo tucyaploadinga video yose igiti kugera ku gatanu. Kandi dore yuko yari sheni y'abasirimu kandi ishyirwaho utuntu dusirimutse cyane. Reka mbere yuko nsoza nkusaba kwiringira Imana, ndetse buriya ukanakora ukajya ugira n'ibyo ugerageza kwirinda mu buzima bwawe, ariko mbere ukibuka yuko Imana ari ishoboye byose, Imana ariyo ikemura byose. Nutiragiza Imana ibintu byawe byose bizapfa. Niyo mpamvu ugomba kuzana Imana imbere, bundi ugakora cyane, ibisubizo biraza. Kuko Imana buriya ntago ikintu kishimisha ni ukubona dukoze ibintu bigakunda, dukoze ibintu tugahirwa. Dore yuko aricyo ibitwifuriza, ari byo ibishaka abana bayo, yuko dutunga tugatunganirwa, tukabona byinshi cyane ndetse bidufasha mu buzima bwacu. Sawa, wakoze cyane we ufashe umwanya ukumva ino video ukaba ugeze ku iherezo ryayo. Hari byinshi cyane wari kureba, ariko wafashe umwanya wawe
ureba ino video urayirangije. Dore amasaha tugezemo ninuza ni iminota wa 10 ni umunota wa 10. Rero Imana igumugisha ukora uhirwe, ndetse urugo rwawe nimba ufite n'urugo wubatse, Imana iruhezagire. Abarundi batwumva n'abanyarwanda, Imana ibaha umugisha. Mwese mudasiba kutwereka ko mudukunze muri comment, mu bitekerezo muduha. Wibuke no kurayikinga no gusangiza ino video ku nshuti zawe, kugira ngo nazo ubutumwa nk'ubu ngubu buzifasha buzigereho. Wakoze cyane, Imana igumugisha.